Abakozi ba leta, abakora mu nzego z'ibanze, abaganga, abarimu nta rwitwazo rwo kuba batararangije kwiga icyo bita AI cyangwa se Artificial Intelligence ndetse bafite na certificate barazishyize muri system ya IPPC bitarenze ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2026. Nyuma y'iyo tariki nta rwitwazo umukozi azaba afite agaragaza yuko yagize imbogamizi kubera yuko hongeweho igihe gihagije. Iri ni itangazo rero ryasohowe na Mifotra igaragaza yuko abakozi bose bagomba kuba barangije kwiga ku itariki bitarenze ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere. Abagize imbogamizi bagomba kuzigaragaza muri iki gihe turimo kubera yuko igihe cyagiye kandi bagiye bongera igihe kigiye gitandukanye. Rero nta rwitwazo ruhari, ariko nanone hano ndahari kugira ngo mbashe kuba nabafasha nabibutsa ama certificate abantu bagombaga kuba babona. Bibutse yuko ku beginner cyangwa se umuntu w'umutangizi yagomba kuba yabona certificate enye zibanze, hanyuma byibuze yabona umwanya akongeraho certificate imwe kuri intermediate. Za certificate enye rero twavuze harimo iya mbere bita AI literacy, iyo yari certificate ya mbere. Hanyuma hakaba certificate ya kabiri yavugaga how AI impact you and your government, iyo akaba ari certificate ya kabiri. Hanyuma hakaba na certificate ya gatatu yavugaga kuri 1 million prompter. Hanyuma hakaza na certificate ya kane ariyo ijyanye na introduction to the artificial intelligence. Izo rero zari certificate enye umukozi yagomba kuba afite. Bagiye bashyiraho na deadline kujya ku itariki 15, ariko byose bagiye forufu kubera yuko hari imbogamizi zagiye zigaragara, bagaragaza yuko hari abakozi batabashe kuba barangiza izo training kandi atari ku bushake bwabo. Biba ngombwa yuko hose bafatira igihe rimwe ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere. Mifoto rero yashyize akadomo ku mukozi wese uzaba atararangije kuba yakora iyo training, yashyira na certificate muri IPPC, kuzirengera ingaruka zishobora kumugeraho nyuma kubera yuko ubutumwa bwaratambutse, follow up nazo zarakozwe. Bivuze yuko rero umukozi wese agomba kuba yasoje icyo cyiciro. Zimwe muri certificate rero zo muri intermediate ngira ngo nabereke, hari ingi yitwa ya ethics of AI. Iyi nayo ni certificate imwe muri intermediate. Hakaza ni certificate ya element of AI, nayo akaba ari certificate ku bantu bafite uburyo no kuba babashe kuba babisoza. Izi certificate rero zose ku muntu abasha kuba yazirangiza yaba afite certificate 6, ariko izikenewe ufite umwanya wazize neza ni 5. Enye za mbere twagiye dushyiraho video, nize ebyiri. Murabona yuko dusigaranye igihe gitoya kugira ngo itariki 31 bigere. Turacyafite hafi iminsi kabaka muri 12. Numva ni iminsi myinshi. Muri iyi minsi rero ndabanyurizaho uburyo ku muntu ushaka gukora ino certificate yo kuri ethics of AI cyangwa se kuri certificate ya element of AI. Ndaza kubakora video mu buryo bubasha kuba bwabafasha kugira ngo ubashe kuba wayikuramo, hanyuma nayo ubashe kuba washyira muri IPPC. IPPC nta limit ifite, nuko izi certificate zose bazirikodinzemo nk'umuntu ushobora kuba agomba kuba yazitunze muri system. Harimo rero abantu bagiye bagaragaza ibibazo, harimo abarimu, abaganga, ariko cyane cyane n'abarimu, aho bagiye binjira muri IPPC, muri konti ya IPPC, bagasanga wenda agakoresha email ye, agasanga imyirondoro ye ntabwo iri guhura n'imyirondoro ye ku giti cye. Bagasaba support kuri HR, ibigo by'amashuri, HR wababa ku karere, bagasaba ubufasha, bagasanga ubwo bufasha ntago bari guhita babafasha, bakavuga ngo muhamagare kuri Mifotra nawe akababwira ngo iki kibazo nagatwe twagikemura, ikibazo gikemurwa na department yanyu mukoreramo. Ugasanga ibyo bikuba inzitizi kandi abantu bararangije training, ari nayo mpamvu wasangaga record zatanzwe ari nkeya ugereranyije n'abakozi barangije. Nyuma rero yo kugaragaza icyo kibazo, uturere tumwe na tumwe twagiye dushyiraho amatangazo tumenyesha abarimu bose barangije training gukora print ya certificate zabo barangije, hanyuma bakazigeza muri department cyangwa se bakazigeza kubahagarariye kugira ngo hazabeho record, kubera yuko igikorwa cyo gukosora imyirondoro muri IPPC kigaragara nkaho kizafata umwanya munini. Ibi byabaye ngombwa ari uko rero hazakenerwa certificate ziri hard zigakorerwa verification. Ubwo rero ku barimu barangije ibijyanye n'izo certificate bagifite ikibazo, mwihangane mukore print
ababo bataraha amatangazo nabo bazayabaha kubera yuko ikibazo cya IPPC ntabwo bahita bagikosora kugira ngo bamitinge na deadline, kandi raporo irakenewe yuko igomba gutangwa kugira ngo deadline izagere ku itariki 31 nta mukozi n'umwe wa leta utarasoza kwiga AI. Hanyuma rero ku bijyanye n'iyi certificate kuri ethics of AI ndaza kubakora video yayo, hanyuma no kuri element of AI. Ariko se AI ni igikoresho cy'akazi ka leta, kandi nanone AI ntabwo ije gusimbura umukozi wa leta. Ku mwarimu AI igufasha gutegura amasomo, ama exam, lesson plan n'ibindi. Niyo mpamvu rero nkaho nk'umwarimu ugomba kuba uzi neza ibijyanye na AI cyangwa se artificial intelligence, kuko hari ama software akoreshwa mu mashuri, hari n'andi atari yaza ari kuba developed agiye kwinjizwa mu ishuri kugira ngo hazabye habaho uburyo bwo gukosora abanyeshuri ndetse no gutanga amasomo mu buryo bwimbitse. Hanyuma kubijyana n'abaganga, abaganga nabo bari interested kubera yuko AI ifasha mu gusobanura raporo, kwandika dosiye no gufata ibyemezo byihuse ku barwayi cyangwa se ku murwaza. Hanyuma rero twabonye yuko ku mukozi wa leta ho AI ituma serivisi zihuta, zinonosoye kandi zifite ireme. Ibi nibyo twarebeye hamwe muri video zagiye zitambuka. Niba utararebye video zacu zatambutse ushobora gusubira inyuma ukaba wazireba, hanyuma ukaba wanazisangiza n'abandi mu gihe bari kukubaza amakuru, kubera yuko video tubaha ni video zirimo amakuru yose y'ingenzi kandi ashobora kuba yagufasha. Hanyuma se hari abagiye bagaragaza yuko izo training, ese koko twari dufite impamvu zifatika zituma abantu batarangiza training mu gihe cyagenwe, kandi hari abantu barangije kuzikorera neza, banazibonye, banazibitse kuva kera? Benshi baravuze bati twari dufite akazi kenshi, abandi baravuga ngo internet ntiyari ihagije, abandi baravuga ngo ntibyatangiye neza, amasomo cyangwa se imbuga zaduhaga ayo masomo ntago zabasha kuba zayasobanura neza, hari naho twinjiraga ugasanga internet iranze cyangwa se website iranze, ibyo bikatubera imbogamizi. Ariko rero nanone reka tuvuge ukuri, amahugurwa yari online, wagomba kuyakora igihe cyose ushakiye, amasaha 24 wayakora nijoro, wayakora saa 6 z'amanywa, ibyo byabaga ari bikureba kuko niwe wagomba kwiha deadline ndo kwiha igihe cyo kwiga. Ikindi se ko bavanga igihe cyari gihagije, igihe leta yarongera iracyongera, byavuye ku itariki 31 z'ukwa 12 bashyira ku itariki 15 z'ukwa 2026. None ubu ngubu umukozi wese yemere kuba yarangiza certificate bitarenze ku itariki 31 z'ukwa 1, kandi muri iyo matariki yose nta numwe urahabwa igihano. Ese uravuga ngo nabwo igihe ntago gihagije? Abandi barayasoje bari mu kazi nk'akanya. Kubera iki? Hari abantu basoje, abandi bakaba bari mu kazi nk'akanyu kandi nabo barasoje, wowe ukabura aho ngaho uri kuvuga ngo ibintu byaranze. Ese urwitwazo ruzaburuhe? Cyo koza byo hari aho turi bugaruke tugaragaza nk'ama certificate amwe namwe abantu bagiye bagira imbogamizi, nko kuri certificate ya kabiri. Certificate ya kabiri yavugaga kuri how AI impact you and your government. Ho bisaba yuko ucreatinga account kuri email yawe iri mu mazina yawe, ukohereza ugategereza amasaha 72. Imbogamizi zagiye zigaragaramo yuko ayo masaha 72 yarengaga kubera yuko rero igihe cyongerewe. Amasaha 72 ni iminsi 3. Hari igihe rero byarengaga bikagira iminsi 3, 4, 5, ariko icyumweru ntago cyarengaga batagusubije kuri email, bataguhaye code. Ku bantu bose baprayinze bagiye batwandikira ku hasi muri comment bavuga ati code twazibuze, trick watubwiye gukoresha twazikoresheje byanze. Ariko nyamuneka amasaha 72 yarashiraga, ariko icyumweru iminsi 7 ntago yashiraga, wasangaga iyo code bayiguhaye kuri email yawe. Ubwo rero niba ugifite imbogamizi kuri iyi module ya kabiri cyangwa certificate ya kabiri ya how AI impact you and your government, sura email yawe urebe niba nta code baguhaye. Hanyuma nusanga nta code baguhaye, ubwo araba ari ikibazo cya email, ariko mu by'ukuri byose bagiye babisubiza mu buryo bwihuse, kandi icyumweru ntago cyarengaga iyo konti batayigwaye n'iyo code. Hanyuma reka turebere hamwe ingaruka zo kutarangiza ibijyanye na AI. Ubwo ni nk'igice cya gatatu, kutarangiza AI. Niba utarasoje AI, ibi nabyo twagiye tubivugaho, ushobora gusigara inyuma mu manota y'akazi cyangwa se icyo bita performance. Bya bindi twagenda tuvuga, hari kuzamurwa mu ntera, kagabanuka, hari ushobora kuzajya uhabwa inshingano nshya, kuko buriya umukozi
wujuje ibisabwa hari igihe agenda ahabwa inshingano nshya kubera yuko bigaragara yuko hari akazi